mushumba dusomere Luka igice cya mbere murongo wa 11 kugeza 13. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice cya mbere umurongo wa 11 turageza kuri 13. Yego. Maze marayika w'umwami Imana, uretse gatoya turi ku ijambo rivuga ngo gusurwa nande marayika. Biratubwiye ngo maze marayika w'umwami Imana. Ushaka kutumvira ijambo ngo marayika w'umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Marangije abaza kuboneka uyu muntu hejuru baramutubwira wari ku gicaniro cyiza cy'imibavu. Yego. Zakariya amubonye arikangagira ubwoba. Maze Zakariya, haleluya, amubonye arikangagira ubwoba. Ariko marayika aramubwira ati witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Komera Imana amashimeshi cyane. Kuko ibyo wasabye cyangwa ibyo wasabye byarumviswe. Yego. Usomye ijambo ry'Imana kuva mu gitabo cy'Itangiriro kugeza mu gitabo cy'Ibyahishuwe, Imana yatumaga marayika ku bantu bayo. Yarangiza gutuma marayika ku bantu bayo, igatuma marayika ikabwira marayika ati genda ubwire umugaragu wanjye Mose abwira Abisirayeli ko bazambuka inyanja igize itukura. Haleluya. Bagera no mu nyanja itukura, marayika akababanziriza. Yesu ashimwe. Marayika, Imana igatuma marayika ikababwira ngo genda umbwirire Mose ko Abisirayeli bazambuka inyanja igize itukura. Marayika akagenda, birambwira ngo inyuma habaga inkingi y'igicu, imbere hari inkingi y'umuriro. Ziriya nkingi zombi, iyabaga iri inyuma iyabaga iri imbere, ni marayika. Haleluya. Ni marayika wabaga uri inyuma, ni marayika wabaga uri imbere. Inyuma Abisirayeli bakarindwa, imbere Abisirayeli bakaba barinzwe, impande zose bakaba barinzwe. Ari marayika Imana yohereje kugira ngo uwo marayika ajye kubana n'Abisirayeli. Yesu ashimwe. Baza mugenzi wawe, ukeneye marayika ntabwo mukeneye? Ndamukeneye. Umunsi umwe uwitwa Yosuwa agiye kurwana urugamba, ngo ageze aritegereza abona ibintu byakomeye, abona urwo rugamba atararushobora. Ngo agiye kubona, haleluya, abona mwiyerekwa, abona marayika yaje aramusanganiye, ngo mubonye arikanga, ngo baza uwo muntu amubaza ngo uri muntu ki? Uri umwe mu babisha cyangwa uri uwacu? Ngo aramusubiza aramubwira ngo njye ndi marayika ije kurwanirira ingabo z'Uwiteka. Haleluya. Mu yandi magambo, iyo Imana yabonaga urugamba rukomeye ku Bisirayeli, yatumaga marayika ushinzwe kurwana urugamba. Umunsi wa none nawe birashoboka ko waba uri kurwana urugamba. Kuba uri kurwana keneye marayika. Imana ishimwe. Haleluya. Barangije Yesu ararwana aratsinda. Ntabwo ari Yesu warwanye, marayika niwe wagize utere. Intambara turwana ntabwo ari twe tuzirwana nk'abakristu, ntabwo ari twe tuzirwana nk'abashumba, ntabwo ari twe tuzirwana nk'abamenye Yesu, ntabwo ari twe tuzirwana nk'abavugabutumwa, ahubwo Imana yohereza marayika akatugenda hehe imbere.
niyo mpamvu iri terime angelical visitation, marayika gusure nawe uyu munsi, marayika gusure. Haleluya. Urugendo rwose rurarangira, bagera i Kanani birarangira kugeza igihe Yesu yavukiye. Yesu nashimwe. Kuvuka kwa Yesu rwa rugendo rurerure. Mbere yuko Yesu avuka, hari marayika waje abanza aganira na Mariya. Haleluya. Aramuganiriza, marayika amaze kuganiriza Mariya, agera amubwira amagambo akomeye. Haleluya. Imana ishimwe. Bigezwe mubwire ngo uzabyara umwana azitwa Yesu Emmanuel, igitangaza. Haleluya. Ubajije umukobwa ukamubwira ati wa mukobwa we rero dore uratwite, dore ugize ute, kandi akaba azi neza yuko izo nzira ataziciyemo, ubu mugerageje bishoboka. Sibyo? Ubu mugerageje ntabwo mugerageje. Ukamubwira ati dore ugize ute, uratwite. Ayayayaya. Ureba umukobwa wawe mu rugo ufite, umubwiye ngo uratwite, azi neza yuko nta mugabo agize ute afite. Urwo rugamba rwagahindurwa n'abakomeye. Ariko marayika araza aramubwira, amaze kumubwira, Yesu ashimwe. Umukobwa mwiza arasubiza ngo bibi ko ushaka ndiwe uko nshaka. Haleluya. Ubundi si yabyanga, iyo ndayari kuyikuramo ntibyari gushoboka. Hari ibintu bibaho ku buryo ntacyo urabihindura. Mwabyumvise neza? Imana ishimwe. Reka umushumba dusomere Luka igice cya mbere umurongo wa 11 kugeza 13. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice cya mbere umurongo wa 11 turageza kuri 13. Yego. Maze marayika w'umwami Imana, uretse gatoya turi ku ijambo rivuga ngo gusurwa nande, gusurwa nande, biratubwiye ngo maze marayika w'umwami Imana. Ushaka kutubwira ijambo ngo marayika w'umwami Imana. Fasha dukompere uyu mwami Imana, topere uyu mwami Imana. Haleluya. Maze marayika w'umwami Imana, yego, amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Marangije aza kuboneka uyu muntu hejuru, baramutubwira wari ku gicaniro cyiza cy'imibavu. Yego. Zakariya amubonye arikangagira ubwoba. Maze Zakariya, haleluya, amubonye arikangagira iki? Ubwoba. Ariko marayika aramubwira ati, witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Komera Imana amashimeshi cyane. Kuko ibyo wasabye cyangwa ibyo wasabye byarumviswe. Yego. Umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu, uzamwite Yohana. Komera Imana amashimeshi cyane. Turi ku ijambo rivuga ngo gusurwa nande. Ubuzima bwabo bwose ukeneye gusurwa na marayika. Waba ukize ukeneye gusurwa na marayika. Waba ukennye ukeneye gusurwa na marayika. Waba uri umucuranzi ukeneye gusurwa na marayika. Waba uri umuririmbyi ukeneye gusurwa na marayika. Waba ucishisha bugufi ukeneye gusurwa na
urwaye ukeneye gusurwa na marayika. Uyu munsi marayika gusure mu izina rya Yesu. Zakariya n'uyu mugore we bari bafite agahinda. Yisomye hejuru akubwira ngo bari abakiranutsi bakoreraga iki? Imana. Ikigeragezo ntigitinya umukiranutsi, ikigeragezo ntigitinya umuririmbyi, ikigeragezo ntigitinya umushumba, ikigeragezo ntigitinya diyakoni, ikigeragezo ntigitinya abavugabutumwa. Urwego waba urimo rwose ikigeragezo kigira ute? Kiraza. Haleluya. Ubyumva uyu munsi, wabyemera utabyemera, ikigeragezo ntabwo gitinya nuko wambaye, nta nubwo gitinya uko ureshya, ntabwo gitinya uko ungana, ntabwo gitinya aho uvuka, ntabwo gitinya aho ukomoka. Byanga byakunda ikigeragezo kirinjira. Uzakayemo yari umutanzi, yahoraga ajya kubwiriza, yahoraga ari kuvuga Imana, yahoraga ari kuvuga Yesu, ariko umugore we atabyara. Bakristo, nubona mwene so umukristo hari ikigeragezo runaka afite, ntukamucire urubanza, kuko isaha nigera agasubizwa. Ndatekereza ko nawe bizagukomera. Haleluya. Ngo marayika w'umwami Imana, marayika w'umwami Imana. Ushobora kubabaza ikibazo ko dusenga kenshi dushaka gusubizwa, dushaka kugirirwa neza. Ninde wabituma ngo bituzanire? Haleluya. Amen. Batuma marayika. Abamarayika nibo batuma. Abamarayika ni ingabo z'Imana. Abamarayika ni abakozi b'Imana. Babana n'iki? N'Imana. Yesu ashimwe. Mu yandi magambo, umukristo wasobanukiwe abamarayika agiye kuvugaho amenya n'uburyo bwo gusenga. Haleluya. Amen. Yo usanga marayika Mikayire, ndabizi murabizi. Ni marayika umeze ute? Arwana iki? Ndamba. Arwana iki? Yesu ashimwe. Umunsi umwe Zakariya gusenga, ngo hamanuka marayika ushinzwe kubara inkuru z'ibyiza. Kubara inkuru z'iki? Uwo yarwana. Haleluya. We icyo yarashinzwe kwari ukuza akabara inkuru z'ibyiza cyangwa akabara inkuru z'ibibi. Uwo marayika arahari. Uzaka kubwira ngo urapfuye, yageze kwa Ezekiel aramubwira ngo raga ibyawe byose, kuko ubu ngubu ugiye kugira ute? Gupfa. Haleluya. Amen. Hari abamarayika bashinzwe kuza kuduha inkuru. Abamarayika inshuro nyinshi nibo baganiriza abahanuzi. Muzabona kenshi abahanuzi si inkuru baduha. Bakristo si inkuru baduha. Imana ikugiriye si inkuru se. Wari urwaye ariko ugize ute? Aragukijije si inkuru aguhaye. Kangaruka abashumba batantera amaboko. Haleluya. Amen. Hari abamarayika bashinzwe kuza kutubwira ibyatubayeho n'ibizatubaho n'ibiraba. Akabaguhaye iki? Uwo ntabwo wamutumira isasu riri inyuma ryawe, yakumarira iki? Haleluya. Hari na marayika umanuka uri mu bitaro urwaye urembye, aje kurwanya n'ubwo burwayi akabukubita, ugahaguka ugakira mu izina rya nde?
uwo nawe ni marayika. Haleluya. Yesu ashimwe. Turi ku ijambo ngo marayika agusure. Marayika ageze ute? Dukeneye gusurwa nande? Iyo marayika yagusuye ugiye no gukora ikibi, arakubwa oya, nagusuye ndi kumwe nawe, reka gukora iki?